arababwira ati nubwo ibirozi mwarogeshaga mwabizanye ariko mukeneye kuguma muri Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Iri jambo ryitwa kumaramaza rinaniye benshi. Twari dufite abakobwa bataranywa ubushera baririmbaga supurana abadayimoni bakava mu bantu, ariko kumaramaza birabananira. Nta muntu udafite inenge, n'udafite inkovu aho tureba ayifite aho tutareba. Abantu bakurebye babona ufite inenge. Nyurwa n'uwo nguwo, nyurwa n'uwo. Uwo nguwo niwe muberanye. Wiswe umugabo kubera uwo, witwa mama w'abana kubera uwo. Hirya yiwe nta wundi uhari ufite amavuta nk'ayo afite, ntawe uzabona. Imana nivuga iti nciye muri korari kandi ncishijemo umuyaga, ushobora kuguhuha wabisekaga. Kandi Sawuli yari ayoboye neza, ariko 38 ntiyamaramaza. Ayimara ayoboye igihugu, ariko Imana itamwishimira. Haleluya, yitayumva. Iyo murambara ritayumva, amashiya sipesiyali itayumva, akadihita kumva, nta na kimwe yigezeyo. Imana yabyumvise mu myaka 2 yonyine. Uyu munsi Imana yabonye mudakeneye Robert Kayanja, ibohereza umugabo witwa John. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Yo, turakwishimiye.